Kuki abakene biyemeza gushaka kare, naho abakire bagatinda gushaka cyangwa se ntibafate umwanzuro wo kwihutira gushaka vuba? Murakaza neza kuri Gadget Zone TV. Ese wigeze wibaza impamvu abantu bamwe na bamwe bashaka abagore cyangwa abagabo bakiri bato, nyamara abandi bakarenza imyaka 35 bataranabitekerezaho? Ese ni ubushobozi, ni ubushishozi se, ni ubwoba, cyangwa ni uburyo bwo kwihisha ibibazo? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu zitangaje zituma abakene bashaka kare naho abakire bagatinda gushaka. Hari ibitaramenyekana neza cyangwa ngo bigaragaze impamvu nyamukuru ituma abantu benshi batinya gushaka b'abakire, cyangwa se bigaragara ko batunze amafaranga atubutse ariko babandi bigaragara ko nta bushobozi buhagije bafite, ugasanga akenshi nibo bihutira gushaka. Ubwo nimvuga gushaka wumve gushinga urugo. Wakwibaza, ese ubundi urukundo rukwiye gutangirira mu bukene cyangwa rukwiye gutangirira mu bukire? Tugiye kurebera hamwe impamvu nyamukuru, ese urukundo nyakuri rwakabaye rutangirira mu bukene cyangwa mu bukire? Gusa mbere yo gutangira ndagira ngo ufate amasegonda 3 kandi subscribe, like, share ndetse utange na comment muri comment section, uduhe igitekerezo tubwira uko wumvise ikiganiro. Nkuko twabibabwiye rero, twababwiye ko tugiye kurebera hamwe impamvu 5 nyamukuru zituma abakire batinda gushaka nk'aho abakene bakihutira gushaka. Mu gice cya mbere tugiye kwibaza, ese kuki abakene bihutira gushaka? Ni izihe mpamvu nyamukuru zituma abakene benshi bihutira gushaka cyangwa se gushinga urugo bakiri bato? Impamvu ituma abakene bihutira gushaka, akenshi usanga bibwira ko mu gushinga urugo ariho ibibazo byabo bizakemukira. Akumva nyamara hari ibibazo byinshi afite byamuremereye, ariko akumva ko igihe azaramuka ashinze urugo aribwo ibibazo byose afite bizakemuka. Kandi nyamara impamvu nyamukuru y'ibi ngibi ntabwo yakabaye ituma wihutira gushaka ngo nuko ufite ubukene, kuko akenshi urugo rusaba gutegurwa ndetse no kureba ahazaza hawe, ukibaza expectations zawe. Ese ibyo ndi kubona uyu munsi nindamuka nshinze urugo nkagira undi muntu wo nitaho, bizakunda ko mubonera ibyo akeneye byose? Ukiha expectation, ese ninshinga urugo nyuma y'imyaka 5 nzaba meze ute? Famiye yanjye nyuma y'imyaka 5 izaba imeze ute? Gusa nubwo usanga abantu benshi badafite ubushobozi buhagije, ntabwo bivuze ko bakwiye kuva mu rukundo cyangwa se nibagira umuntu baba hafi mu gihe bari mu bibazo. Bakwiye kujya mu rukundo, ahubwo bagakontorora uburyo bitwara mu rukundo. Gusa nubwo nta bushobozi bafite, baba bakeneye umuntu wo kubabera umugongo, inshuti ndetse n'umutima. Akenshi uzasanga abantu b'abakene bumva ko bakiri bato, akareba ese ko mfite imyaka 20, ubwo imyaka 20 niba nyigizeho nta kintu mfite, byashoboka ko mu myaka 30 ubwo nzaba hari ikintu nagezeho, cyangwa ubuzima bwanjye buzaba bakimeze gutya n'ubundi. Ugasanga umuntu yihutiye gushaka yumva ko amaherezo ubuzima bwe n'ubundi budateze guhinduka. Niyibaze ngo avuga ati nyamara ejo gutya na gutya nkoze gutya na gutya byagenda gutya ubuzima bwanjye bigahinduka. Ahubwo akiyumvisha we ko ubuzima bwe uko bumeze ntacyo buzahindukaho. Rero bigatuma yihutira mu gushaka, akumva ko ikizakemura byose ari uko azashaka. Ugasanga umuntu yiteze ko igihe yashinze urugo aribwo azatera imbere. Yego birashoboka, ariko si bishoboka cyane, bibaho gake gashoboka. Akenshi uzasanga bibaza ati nitwabura byose, dushobora kubura byose ariko nitwabura urukundo. Ese wowe mu mboni zawe ubona ibyo ari urukundo koko? Kuba umuntu yakihutira gushinga urugo ni urukundo, cyangwa ni uburyo bwo guhunga ibibazo biri mu buzima bwo kuba wenyine? Izo ni zimwe mu mpamvu nyamukuru zituma abantu benshi b'abakene cyangwa se badafite ubushobozi buhagije bihutira gushaka cyangwa se gushinga urugo. Mu gice cya kabiri tugiye kurebera hamwe impamvu bakire batinda cyangwa se batajya bihutira gushinga urugo. Akenshi iyo umuntu afite amafaranga cyangwa se afite ubushobozi, ibintu byose akora abitekerezaho, abanza kubitekerezaho bihagije, kuko umuntu wamaze gutunga amafaranga byonyine aba afite influence, ahora atinya ati ese ndamutse nyennye abantu bambona ute? Rero bigatuma buri kimwe cyose agiye gukora abanza kugitekerezaho bihagije. Ibyo ngibyo bigatuma atinda no gufata umwanzuro wo guhitamo uwo bazabana. Akibaza, ese ni imitamo y'umuntu azatuma nkomeza gutera imbere koko, cyangwa nzasubira inyuma rubanda banseke? Ibyo ngibyo bigatuma aguma kugira ubwoba bwo kuba yashinga urugo. Kandi nanone umuntu ufite amafaranga cyangwa se abantu b'ibyamamare, uzasanga umuntu atinda yibaza, ese uyu muntu dukundana arankunda koko? Ese yankunda uyu ndamutse mwaprocinze? Ese yaba nkundiye uko ndi cyangwa yaba akunze amafaranga, akunze ibyo mfite? Ibyo nabyo bigatuma ajya mu rujijo, n'uwo bakundana namwizere by'ukuri, yibaza ati
nyamara uyu muntu nubwo yaje akemera ko dukundana ashobora kuba atari njye akunda, ahubwo biterwa n'ibyo ankurikiyeho. Ibyo bigatuma umuntu rero ufite ayo mafaranga cyangwa se w'icyamamare ahora mu rujijo rwo kuguma yibaza, ese ni ryari nzamenya ko umuntu ankunda by'ukuri nagendeye ku butunzi bwanjye ngo mvuge ko ari ubutunzi yakurikiye. Uzasanga nanone abakire bibaza, ese ndacyafite byinshi byo kugeraho? Ese ko nageze kuri ibi bingana gutya ndi njyenyine, nindamuka nzanye umugore cyangwa se nkagira undi wo dufatanya, nzakomeza ntere imbere mbigereho cyangwa nzasubira inyuma? Mbese akibaza, ese aho nshaka kugera ni ahangaha cyangwa ndacyafite urundi rugendo? Bityo rero bikamusaba gutegereza umugore nyakuri, wa wundi wazashaka yiyumvamo ko ari umuntu uje kumufasha, apana umuntu uzamukonsoma gusa. Muri make, umugabo wese w'umukire cyangwa se nubwo yaba umukene aba yifuza wa mugore uzatuma agera ku nzozi ze. Ugasanga umugabo ufite expectation zo kuzaba ari ahantu runaka, ati wenda mu myaka 5 iri imbere nshaka kuzaba nunze ibi n'ibi. Ugasanga rero ibyo bigatuma yifuza umugore uzamufasha kugera kuri expectation ze cyangwa se ku bintu yiyemeje. Niba ashaka kuzagera ku bintu ibi n'ibi, akumva ashaka wa mugore nawe ufite intumbero uzamufasha kugera ku nzozi ze, apana wa mugore uza ngo yumve ashaka kurya ibyo yasanze ufite gusa. Abakire benshi babanza gushaka amahoro, gutuza ndetse n'umuntu ujyanye n'amarangamutima yabo, bikagendera hamwe na vision yabo cyangwa se intumbero yabo. Ndetse abakire umugore ntabwo bamufata nk'umushinga, ntabwo bamufata nk'umushinga, kimwe n'uko umugore utunze ibintu atajya afata umugabo nk'umushinga. Yumva ko ari wa muntu uzaza akaza ngo bafatanye, ntabwo yumva ko ari wa muntu uri kamara mu buzima bwe. Aba yumva ko anytime azamushaka ariko agashaka wa muntu uzamufasha kugera kuri vision ye. Nanone kandi uzasanga abantu bafite ubutunzi bibaza, ese ibintu byanjye narushe nshaka, nindamuka nshatse umuntu utazi agaciro k'ibintu byanjye, aho ntazabisesagura bigashira mu gihe gito kandi atazi uburyo byamvunye. Ugasanga umuntu kugira ngo agire ubutunzi afite byamutwaye imyaka igera mu 10. Rero kubera kugira ubwoba bwo kuba yatakaza ibyo bintu yashatse imyaka myinshi mu gihe gito, bigatuma nabyo akomeza gutinya gushaka, akavuga ati igihe nzabonera umuntu ufite vision nk'iyanjye nibwo tuzafatanya tugashinga urugo. Bityo rero bigatuma abantu bafite ubutunzi batinya cyangwa se ntibakunde gukunda abakobwa cyane. Gusa abakire si uko badakunda, umuntu ufite ubutunzi si uko adakunda, kuba utamubona mu rukundo si uko adakunda, arakunda ndetse akanakundwa, ahubwo ni fiye, ni ubwoba bwo kwibaza, ese igihe byagenze gutya nakwitwara ute? Mu gice cya 3 nyemerera turebere hamwe impamvu 5 zitandukanye zihishe hagati y'abakene n'abakire. Impamvu ya mbere yihisha hagati y'abakene n'abakire, abakene bakeneye amarangamutima yo kumva batari bonyine. Umukene kuko aba afite ubukene, abakeneye na wa muntu utuma amarangamutima yazamuka akumva atari wenyine muri ubwo buzima. Nkaho abakire bo uzasanga bitaye ku gukoresha igihe bafite mbere y'uko bashinga urugo, akavuga ati ubwo ndi umusore ngomba gukora ibi n'ibi kuko igihe nzaba nashinze urugo ntabwo nzaba nyifite umwanya uhagije wo kuba nakita ku bintu byose. Akenshi abakene babona urugo nk'ubuhungiro bw'ibibazo byose. Abakene benshi bibwira ko igihe bashinze urugo aribwo baba bahunze ibibazo byose, kandi nyamara iyo utabyitwayemo neza ahubwo nibwo ubuteye ibibazo kurushaho. Mu gihe abakire bo bashira imbere inzozi ndetse n'ibyifuzo by'igihe kirekire. Muri make abakene bubakira urugo ku cyizere, urugo rw'abakene ruba rwubakiye ku cyizere. Nkaho abakire bashaka umuntu wiyubatse, akenshi uzasanga umuntu ufite ubutunzi avuga ati umuntu ntabwo namuzana ngo yicare mu bintu byanjye atazi uko byamvuye. Niyo mpamvu akenshi usanga umuntu w'umukire hariho abantu uzasanga bavuga ati njye ntabwo nashaka umuntu udafite akazi, nuko abatekereza ibyeye yagezeho byamuvunye, akumva adakwiye kuzanamo umuntu utazi imvune y'ubutunzi, akumva ko azashaka wa muntu nawe wakoze akumva imvune y'ubutunzi, mbese wa muntu nawe ufite icyo yagezeho. Mu gihe abakene bo urugo rwabo ruba rwubakiye ku cyizere, abakire bo urugo rwabo rukubakira ku butunzi. Muri make akenshi umukire uzasanga yishakira wa muntu ufite ubutunzi, gusa si ku bantu bose. Hari n'abatita ku butunzi, uko waba umeze kose akaba yagushaka kandi wafite ibya mirenge. Wakibaza, ese ni iki cy'ingenzi mu rukundo? Gufatanya cyangwa kuba tayari mu rukundo? Urumva icyaba ingenzi mu rukundo kuri wowe ni ukuba wafatanya n'uwo mwashakanye, cyangwa ni ukuba tayari cyangwa se update mu rukundo? Uzahitemo gufatanya n'uwo mwashakanye mu rukundo aho kugira ngo ube update mu rukundo.
Birumvikana neza kuba update mu rukundo bivuze ko uzahora wita ku wo mukundana, umuhamagara ukora iki, nyamara ku kintu kijyana na contribution nta na kimwe ushira imbere. But iyo mufatanyije mu rukundo ni hahandi nubwo wowe nta kintu waba ukora, ushobora kuba wibwira ko ntakikora, ariko igihe encouraging umukunzi wawe cyangwa se uwo mubana, niba akora ikintu umuhe motivation, ibyo ngibyo bizabafasha cyane kuruta kwa kuba update ngo ube nk'aba bantu yumva ko akazi kari ugutanga care gusa. Care ziba zikenewe, ariko nanone care zidafite ikizikurikiye usanga ntacyo zimaze. Ereka umukunzi wawe ko muri hamwe mufatikanye mu byo mukora byose, ukore agufashe, akore umufashe. Wakwibaza ese dukwiye gukundana igihe tumeze nabi cyangwa tugomba gutegereza igihe tubaye perfect akaba aribwo dukundana? Icyo kibazo nsubiza muri comment, wowe umbwira uko byumva. Dukwiye gukundana igihe tumeze nabi cyangwa dukwiye gutegereza igihe turi perfect akaba aribwo dukundana? Ese wowe utekereza iki? Wowe nk'umuntu ureba iyi video ubyumva ute? Wowe ubwawe wumva ari iki gitera abakene kwihutira gushaka nk'aho abakire bo bagatinda cyangwa se ntibihutire gushaka? Ese wakwemera gukundana n'umuntu uri mu bukene kandi nyamara wowe ufite icyo wagezeho? Ese wumva umuntu akwiye gushaka akiri muto cyangwa akwiye gutegereza igihe ibintu bigenda neza akaba aribwo ahitamo gushinga urugo? Ese urukundo ruramba iyo nta bushobozi buhari? Urahamya neza ko urukundo rwaramba nta bushobozi buhari? Duha igitekerezo cyawe muri comment section, utubwire uko byumva wowe ku giti cyawe. Comment zanyu ni ingenzi, turazisoma ndetse tukanazisubiza, ndetse tuba dukeneye no kuganira namwe mukaduha igitekerezo, inkuru idasanzwe. Turahari ku bwanyu, byose ibyo turabyakira. Igitekerezo cyangwa inkuru idasanzwe, niba iyi video yagukoze ku mutima cyangwa se yagufashije, ndagira ngo niba ugeze aho utari wakanda subscribe, ukande subscribe, like, share ndetse na comment. Ndagira ngo nkubwire ko igihe utakanze subscribe, iyi yaba ariyo nshuro ya nyuma utwumvishe. Nasoza mbabwira ni urugo si amafaranga gusa, si urukundo gusa, ni uburyo abantu babiri bumva ko bahanganye ndetse bahangayikishijwe n'ikintu kimwe, bafite intumbero y'ikintu bashaka kugeraho ndetse bahuriyeho. So ciao rero, tuzabonana mu biganiro by'ubutaha. Imana ibarinde, hasta la vista.